abandi bashimira babahaye nka mu isi, abantu bagashimira babagabiye. Ariko iki gitondo emerera imitima yacu ishima izina ryawe Kristo. Ushimwe ko dufite amahoro yuzuye umudendezo. Ninde wajyaga kuduha amahoro adendeza? Ninde wari kuduha amahoro y'umudendezo mu isi? Ibyo mu isi ni igiciro gikomeye. Ibyo mu isi barabyishyurira. Ibintu byose mu isi bifite igiciro, kandi ni igiciro gihambaye, kubera ko benshi bararira, benshi bafite agahinda, benshi bafite umubabaro, benshi ntibishimye kubera ibiciro byo mu isi, kubera ibiciro byo mu isi, kubera ibiciro byo mu isi. Ariko twebwe muri iki gitondo turirata amaraso, turaririmba amaraso, ni amaraso y'igiciro. Ese inuma twari kuzikura he? Intungura twari kuzikura he? Amatungo twari kuyakura he? Yajyaga kumena amaraso ubundi tugakurwaho ibyaha twakoze. Niyo mpamvu iki gitondo cy'umugisha, igitondo kidasanzwe, igitondo cy'umunezero, tuzindukiye kugira ngo tuzamure amashimwe, twibutse amaraso wamennye ku musaraba i Golgotha. Turazirikana urukundo rwawe n'imbabazi no kugira neza kwawe. Si uko hari icyo twatanze ngo uyu munsi tube turiho, si uko hari icyo twatanze kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Ibyaha nibyo twavukiyemo, iwacu nibyo watubyariyemo. Ariko uyu munsi dufite amashimwe ko wadukuyeho ibyaha bya karande, wadukuyeho ibyaha by'imivumo, wadukuyeho ibyaha by'imiryango. Uyu munsi turi amahoro, turanezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Niki kindi cyari kuduha amahoro? Niki cyari gutuma abantu bishima? Niki cyari gutuma abantu baba mu mudendezo? Ko twari tumaze guhura n'ibihe bikomeye. Ndabona ko amafaranga yonyine atari guha abantu amahoro. Icyo abantu bita ubuzima bwiza n'imibereho ntibyari guha abantu amahoro. Ibyo abantu babona nk'igihagararo ntabwo byajyaga guha abantu amahoro. Ubwiza abantu babona ku bantu ntibwajya kubaha amahoro. Niki cyari gushimisha abantu kikabakora ku mitima? Niki cyari gutuma abantu bishimiye ataba igitambo cy'amaraso? Haleluya. Bizirikana ko igitambo cy'amaraso wamennye ku musaraba i Golgotha. Iki gitondo imitima yacu ishimwe, izinduwe no kugushima kubera ko ari wowe wenyine watanze amaraso ku musaraba i Golgotha. Igitambo cy'amaraso nicyo cyonyine cyo kutuvugira, nicyo kidukiza, nicyo kitubeshaho. Iyo udatanga amaraso nihe twari gukura amahoro? Tuba turi inzererezi, nta munezero, nta byishimo, nta buzima, nta kubaho. Data ndakwibutse mu gashambi gatsema, ubwo wabiraga ibyuya bivanze n'amaraso. Iki gitondo turagushimye Kristo. Warakubiswe nyamara waziraga ibyaha byanjye, n'uwo twari kumwe, naho nakomotse. Nicyo cyari gikwiriye, nicyo cyagomba kudukiza. Inuma si intungura. Haleluya. Ibyo wakoze ngenda bizirikana. Wowe uri kunyumva muri iki gitondo turi gusengana, izina ry'Imana yagucyura kubw'ibyaha twavukiyemo. Data, ibyaha twavukiyemo, ibyaha iwacu bakoze, ibyaha bya karande, ibyaha by'inkomoko, ninde wajyaga kubidukiza? Uyu munsi twari kuba dutanga inuma, uyu munsi tuba twikibagura, uyu munsi tuba turiho turatanga amatungo, uyu munsi twari gutanga intungura. None ko mbona ibintu ku masoko byahenze, uyu munsi inuma ziba ziri kugura ngahe? Ntizajyaga kuboneka. None ku musoko ko mbona ibintu byahenze, abantu bose ko barira kubera ibiciro byazamutse. Uyu munsi itungo twajyaga kurigura ngahe? Ko icyo gihe abantu bamaraga gukira icyaha ariko amaraso amenetse. Ariko uyu munsi wamennye amaraso rimwe, biba igitambo gikomeye. Data, iki ni igitondo cy'umugisha. Ese twari gukura hehe intuma n'intungura?
ushimwe Yesu ko witanze ukajya ku musaraba ukamena amaraso y'igiciro. Ibyo wakoze turabizirikana. Ndagushimye Kristo ko uri mwiza, ndagushimye Kristo ko uri igitangaza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro hejuru ya byose. Ibyo wakoze turabizirikana. Niyo mpamvu iki gitondo turi kuramya, niyo mpamvu iki gitondo imitima yacu yuzuye amashimwe, niyo mpamvu iki gitondo twamenye neza ko ntawe muhuza uri hagati yacu nawe Data. Twamenye ko amaraso ya Kristo ariyo abasha kuduhuza nawe. Imitima yacu iranezerewe muri iki gitondo, imitima yacu iguwe neza muri iki gitondo Data. Twamenye ku isi twanga, twamenye ku isi tubabaza, twamenye ku isi duhiga, twamenye ku isi itadukunda. Ibyo twabonye mu isi byose n'umubabaro, ibindi tubona mu isi bitunezeza akanya gato, ibindi mu isi biraturiza, ibindi tubyishyura igiciro gikomeye. Ariko amaraso yawe aduha umudendezo udasanzwe. Data, nyemerera muri iki gitondo tuzamura amashimwe, tuvuge gukomera kwawe. Ni kenshi tugira ibyifuzo, ni kenshi dusenga kubera ko dufite byinshi bitubabaje, ariko iki gitondo dufite imitima yuzuye amashimwe kuko twibutse ineza yawe Data, kuko twibutse ibyaha twakoze, maze tukibuka ko twari abanyamahanga, tukibuka ko twari ubwoko budakwiye. Ariko Data, wemera kwiherezaho amahanga yose. Uravuga uti ngiye mu isi, ngiye gucungura umwana w'umuntu. Urangije uza mu isi, uza gucungura umuntu. Niyo mpamvu iki gitondo tuzirikana ineza yawe. Niyo mpamvu iki gitondo twibutse igitambo cy'amaraso watanze, kandi twibuka ko aricyo gitambo cyari gikwiriye. Inuma, intungura n'amatungo ntago twajyaga kubibona uyu munsi. I Kigali twajyaga kubikura hehe ko nta n'inyoni mpabona. Data, uyu munsi ibyo wakoze turabizirikana. Turi mu mudendezo w'ibyo wakoze, turi mu byishimo by'ibyo wakoze, turidegembya kuko tuzi ko hari ibyo wakoze. Mitima yacu iranezerewe. Inuma n'amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe Yesu, ushimwe Yesu, ushimwe Yesu, ushimwe Yesu, ushimwe Yesu. Reka tuguhimbaze mu mutima ndetse bigere ku munwa inyuma tubivuge, twe gushimisha iminwa gusa. Ibyo wakoze Yesu turabizirikana. Turavuga amaraso yawe, turavuga imirimo ihambaye wakoze. Abantu bagira ibyifuzo byinshi, n'ubu turi gusenga hari abazirukanye ibyifuzo byinshi, hari abafite ibyifuzo bibabaje. Ariko mbere ya byose twibutse ineza yawe, twibutse urukundo rwawe, twibutse kugira neza kwawe, twibutse imbabazi zawe, twibutse aho dutuye uyu munsi, twibutse uko tubayeho uyu munsi. Twavutse ku ngoma nziza y'amahoro, twavutse ku ngoma nziza y'umudendezo, twavutse ku ngoma nziza y'umunezero, twavutse ku ngoma uyu munsi twidagadura, twisanzura. Impamvu abantu bataha bigakunda, impamvu abantu bazinduka bigakunda, impamvu abantu babyuka bigakunda, ni urukundo rwawe, ni imbabazi zawe, ni ukugira neza kwawe. Uyu munsi ntibyajyaga gukunda iyo ataba amaraso yawe, uyu munsi ntibyajyaga gukunda iyo ataba ubuntu bwawe. Uyu munsi nta muntu wari kudukunda ngo atwishimire ntabyo tumuha. Niyo tubimuha byari kuba bike kuko ari kudukeneraho ibindi, cyangwa se akabona umuha byinshi kuruta ibyo twe tumuha, ubundi akatwima urukundo. Ariko wowe wadukunze urukundo rutagira akagero. Ibyo wakoze turabizirikana. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo cy'umunezero. Ababyeyi barazindutse banteze amatwi muri iki gitondo, bagabo bazindutse banteze amatwi, basore n'abakobwa bateze amatwi, barimo barasenga bashima muri iki gitondo.
data igikomeye ntabwo ari ugutega amatwi, ahubwo nuko imitima yabo izirikana ineza yawe, nuko imitima yabo izirikana urukundo wabakunze, nuko imitima yabo izirikana imbabazi zawe, nuko imitima yabo izirikana igitambo cy'amaraso cyo wamennye ku musaraba i Golgota, isi yose ukiherezaho amahanga yose, ukavuga ngo ndagiye ku musaraba ndapfa, emeye kwita ariko umwana w'umuntu abona ubugingo. Ese Kristo utamena amaraso uyu mudendezo simba nyufite, ese umudendezo nari kuwukura he? ese mani udatanga Yesu, ndishimye, ndumva nishimye muri iki gitondo, ndumva nishimye muri iki gitondo, nishimiye ikintu gikomeye uri kunyumva muri iki gitondo, nishimiye ikintu gikomeye. Ntabwo aho dutuye uyu munsi hakaba hadutera umunezero, ntabwo ibyo tutunze uyu munsi byakabaye bidutera umunezero, ntabwo abagabo twashatse cyangwa abagore twashatse, abana twabyaye, abana batubyaye, ababyeyi batubyaye, ba bosi baduhaye akazi, amafaranga ducuruza muri bizinesi, aho twicaye uyu munsi, aho twaraye uyu munsi, ntabwo byari kuduha umudendezo, kuko mu kanya ikibazo kirakomanga umutima kikavuga ngo nubwo wishimye ariko ndi ku rugi rwawe ndi gukomanga. Niyo mpamvu igitondo nishimye ko Yesu yitanze kamena amaraso y'igiciro. Uyu munsi akaba ari wenyine ubasha kumpa umudendezo, uyu munsi wenyine akaba ari ubasha kumpa amahoro n'ibyishimo. Ibyo mfite ngendana, ibyo wumva mvugisha muri iki gitondo, ibyo wumva mbyiniramo, ibyo wumva nishimiyemo, nta handi nari kubikura. Ntago mu isi najyaga kubibona, nta mahoro yuzuye twari kubonera mu isi ni ku muririmbyi yaririmbye, ariko Yesu warakoze kuko witanze ukamena amaraso y'igiciro. Ndishimye ninjye muntu wari kujya ntanga ibitambo bya buri munsi, ntago nari kubibona pe, ntago nari kubibona kubw'amafuti yanjye. uyu mudendezo simba nyufite, umudendezo nari kuwukura, njye ntago nari kubibona, njye ntago nari kubibona. Uyu munsi usanga abafite amafaranga bajya ku isoko, abafite amafaranga menshi muyatunze, mwari kujya ku isoko mukirwa mugura abakene kubera ko mwabaga mufite amafaranga. Umukene akirwa mu gishanga yirukanka agashakira inuma, wowe n'abana bawe n'umugore wawe, akirwa yihiga akayibona akayizana, ukamwishyura amafaranga yatutubikaniye, hanyuma we ntiyajyaga kubona icyari kumucungura, kuko inuma yose yari kubona yari kuyigurisha. Yesu ubwo yazaga agasanga urusengero, inzu yo gusengeramo barayigize inzu y'amaguriro, nuko benshi bari bamaze kwinjira binjirana inuma, gucuruza ku muryango byari bimaze kubarenga, bizinesi yari yabaye bizinesi, bari kwinjira imbere mu rusengero. Ariko agira agahinda aravuga ngo inzu ya data yo gusengeramo mwayihinduye isega y'abambuzi, kubera ko baradisitaga ibiciro, bandi baramburaga. Urabizi iyo ugiye kuri butike hari ubwo utishyura, cyangwa asagutse tukayatwara tukigendera, turi abambuzi. Niko byari bimeze ubwo Yesu yazaga agasanga inzu bayigize iy'amasega no kwambura. Urakoze Kristo, ndabizi uri kunyumva muri iki gitondo, uri gusengana nanjye muri iki gitondo, ufite agahinda, wenda ufite umubabaro, urababaye, ufite ibiri kukubabaza byo mu isi, ariko mbabarira tubibwire ijambo rimwe njye nawe, mbarubwire icyo kibazo ufite ngo wakibazo we. Iminsi isigaje mu isi ni mike, ndi kuyibarira ku ntoki.
ntabwo wakomeza kunzungereza, kubera ko nzi ko data nteze ibiganza kugira ngo ame kuruhuka. Iminsi mike nsigaje mu isi, ntabwo nshaka gukomeza guserera nawe wa kibazo we. Uko waba ungana kose n'ubwo ungana n'umusozi, ba data bari bafite ibibazo barabisize baragenda, ba mama bari bafite ibibazo barabisize baragiye, bavandimwe bari bafite ibibazo barabisize baragiye. Mva imbere wa kibazo we, wimpagarara imbere, winkanga, wimpangayikisha umutima. Icyari gikomeye nuko hatari kuba igitambo cy'amaraso, ariko kuko hari igitambo cy'amaraso kimvuganira. Uyu munsi ndavuze ngo wa kibazo we, cecekera imbere yanjye, tentebukira imbere yanjye wa kibazo we. Mbabara uyu munsi tuze gusenga gutyo, mbabara uyu munsi icyifuzo ufite inshuti yanjye, ndabizi ko uri kunyumva, ndabizi ko turi gusengana. Tinyuka mu mutima wawe, tinyuke n'akanwa kawe, ubwire ikibazo ngo ndabizi ko uhari, ndakubona ko uhagaze imbere yanjye, ndabizi ko uri kunzengereza wa deni we, ndabizi ko uri kunzengereza wa burwayi we, ndabizi ko uri kunzengereza wa kifungo we, ndabizi ko uri kunzengereza wa mahoro wayabuze mu rugo, ndabizi ko uri kunzengereza wa madeni we, ndabizi ko cyamunara iri kunzengereza, ndabizi ko ibi byose biri kunzengereza, ndabizi ko abanyishyuza bampagaze hejuru, ndabizi ko uyu mwanya bangenza abandi bugufi. Wa kibazo we, umpagaze imbere, ndagutangariza ko iminsi isigaje mu isi ngo ngusige wenyine ibariye ku ntoki. Iyo minsi isigaranye rero ntabwo uri bukomeze kuntesha umutwe. Nasobanukiwe ko igitambo cy'amaraso yamenetse aricyo cyonyine cyo kumpa amahoro, wowe ntiwampa umudendezo, kuko niyo wakemuka wa kibazo, ejo haza ikindi kikuruta, n'ubundi ntibizarangira. Nta mpamvu ntera ubwoba, mu izina rya Yesu. Ari kubibona, ushime Yesu ko wiyanzuka. Yesu yariyanze, aradukunda, aza kuducungura. Ibyo yakoze turabizirikana. Igitondo cyiza nshuti yanjye, igitondo cyiza nshuti yanjye uri kunyumva, igitondo cyiza nshuti yanjye. Icyo wita akaga, icyo wita umubabaro, icyo wita agahinda, data arakizi, data arakibona. Arabizi ko kikubabaje, arabizi ko kikugoye, ndetse arabizi ko kiguteye umubabaro. Ariko fatanya nanjye ukibwire ngo wa kibazo we, nubwo ungoye, nubwo unduhije, nubwo umbabaza, ndabizi neza ko data ari umutunzi w'imbabazi. Yatanze igitambo gikomeye cy'amaraso, yatanze igitambo cy'amaraso. Niyo mpamvu uyu mwanya nezerewe, ntabwo nagira ubwoba. Ibitambo bya buri munsi byari kuva he. Reka nshuti yanjye ngutangarize ko muri iki gitondo nta giciro na kimwe wakwishyura, nta gitambo na kimwe watanga. Uyu munsi ngo hari n'ababwira ngo mutange ibitambo kugira ngo mubashe kwikuraho imivumo, ngo mwikureho ngo karande. Ndakurahira ukuri kwishobora byose, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, icyo ni ikinyoma cy'abagushakamo indamu. Nutanga igitambo uzamenye ko ugiye mu bapfumu, uzamenye ko urimo urahakana Imana. Nihagira umuntu kumvisha ko hari ikintu ugomba gutanga kugira ngo ubeho, uzamenye ko wavangiwe. Nubikora uzamenye ko wavangiwe. Igitambo ni kimwe, ni Kristo wamennye amaraso akaza kudukiza. Yadukijije ibyaha byose by'umuvumo, adukiza ibyaha byose bya karande, adushyira ku murongo w'abana b'Imana. Yadukijije amaraso ye, yadukijije ibyari kutwica byose. Amaraso ye yakijije ubugingo, ni nayo akiza umubiri, amaraso ya Kristo. Uyu munsi umuntu arajya kwa muganga agatanga amafaranga menshi bakamuvura bikanga, tuza. Ariko utangiye guhura none bakubwira ngo hari igitambo ukwiye kwishyura ngo kugira ngo ubuzima bwawe burokoke. Ngo ndagusengera kugira ngo ubuzima bwawe burokoke mu izina rya Yesu. Abo ni abasambo, abo ni abanyazi, abo ni abambuzi,
abo Bibiliya bivuga ko ari abambuzi, ari abanyazi. Igitambo cy'amaraso kibasha kugukiza kuko kiguha ubugingo ndetse kigakukiriza n'umubiri. Ganira n'uburwayi ufite, ubwire waba urwaye ngo waba urwaye we ntacyo no gose ya nawe. Uwacunguye agatanga amaraso ye, uyu munsi abasha kunkiza. Uyu munsi ni byinshi yankijije. Nawe waba urwaye wakira ukamva imbere ukagenda. Uganire n'uburwayi bwawe, uganire n'ideni ryawe, uganire n'uburushyi bwawe. Urarushye, uri mu nzu uryama ureba parafo, urareba hejuru, ntufite gusinzira, urara wicaye, umutima wawe wuzuye agahinda, wuzuye umubabaro. Abantu benshi baraye baserebura intsinzi y'urukundo, wasanga benshi babirwaye ivutu, ariko wowe ufite umubabaro urarira. Wowe wagira ngo ntawe ugukunda, wagira ngo wavukanye ibibazo by'urwango, wagira ngo ufite icyangiro. Niko benshi bababwira ngo mufite icyangiro, ngo shitani ngo yabasize ngo icyangiro, ngo none ngo mutange igitambo ngo kugira ngo mukurweho icyangiro. Mu izina rya Yesu biragatsindwa. Tegereza data umubwire ngo namenye neza ko wameneye amaraso. Uyu munsi ndabizi ko ubugingo wampaye ubasha gukiza n'umubiri, basa kunyishyurira ideni ryigize nabi. Ngo nibonaho icyangiro uyu munsi niwe wenyine unkunda, kuko ni nawe wantangiye amaraso. Abo mu isi badukunda hari icyo badushakaho, abo mu isi badukunda hari icyo bagira ngo tubahe. None ko ntacyo dufite cyo kubaha, ese uyu munsi baradukunda? Ko ntacyo dufite cyo kubishyura, uyu munsi baradukunda? Oya, igitambo cy'amaraso Kristo yatanze ku musaraba i Golgotha nicyo kituvugira. Igitambo Yesu yatanze nicyo cyonyine kituvugira. Ese niki cyatuvugira imbere y'Imana? Turazirikana neza y'Imana. Inshuti yanjye, ushobora kuba uri kunyumva muri iki gitondo, ushobora kuba tuzindutse turi gusengana muri iki gitondo, ushobora kuba uzindutse uvuga uti nanjye ndashaka gusenga. Ndabizi neza ko nawe ukeneye kumvirwa n'Imana, ariko ndifuza kugira mu ruhare mu kibazo cyawe. Ganira n'ikibazo cyawe ukibwire ngo wowe mparitse imbere umeze nk'umusozi. Nasobanukiwe neza ko amaraso yamenetse yaje gukiza ubugingo, akaza gukiza n'umubiri. Nurangiza utangariza ikibazo uti kandi usibye n'ibyo n'ubundi mu isi sinzarama imyaka 100 n'ingahe, 100 nayimara, 110 nayimara, ariko nta mpamvu nyimara. Kubera iki? Ko maze 70, ko maze 50, ko maze 40, ko maze 30, ko maze 20, nsigaje ingahe? Ku buryo najya nirwa mpangayitse umutwe wenda guturika kubera ikibazo kindi imbere. Abandi barabisize, niyo mpamvu amafaranga bayasiga, niyo mpamvu abagore beza basigara, niyo mpamvu abagabo beza basigara, niyo mpamvu abamisi beza basigara cyangwa bagapfa, niyo mpamvu amabogari menshi apfa cyangwa se agasigara. Ejo kumva ngo wari usigaye yagiye, yagira ngo ngutangarize ko nta kintu na kimwe gikwiriye kuguhahamura no kuguhangayikisha. Ikibazo kizarangira, ikibazo kizashira, uzaba mu mudendezo kubera ko Kristo yamennye amaraso. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bwawe uri kunyumva. Data hira umugisha, data umugisha imirimo y'amaboko ukora, data hira imirimo yawe, data hira imigambi yawe myiza, data kugenderere ku mudugudu aho utuye, data genderera umuryango wawe, data jye muri business yawe, data nyumvire muri iki gitondo. Igihugu cyacu gihe umugisha, uhereye ku mukuru w'igihugu n'inzego zose n'imiryango yabo, kagera mu buyobozi buciriritse, kagera muri rubanda buze. Ndakwinginze kugira ngo iki gitondo Kristo, umuntu wese yakira ineza yawe, umuntu wese yakira imbabazi zawe, umuntu wese yumva umutima we, umuntu wese yumva ajye aryohewe, umuntu wese yumva aguwe neza,
umuntu wese yumve yishimiye umunsi udasanzwe, umuntu wese yumve yishimiye kubana na data, umuntu wese atekereze ku gitambo cy'amaraso, umuntu wese yibuke ko atajyaga kubona inuma, umuntu wese yibuke nubwo yakojyaga kuzibona byamusabaga kwishyura menshi. Icyubahiro kibi cyawe Kristo, kuko uri umwami, kuko uri igitangaza, izina ryawe rishirwe hejuru ya byose. Turagushimiye data, kandi ibyarebwe byose bivuga gukomera kwawe, kuko binejejwe n'ibyo wakoze. Icyubahiro kibi cyawe ubu ni iteka ryose. Abarwayi ubagenderere, abashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike. Umuntu wese uyu munsi yumva ineza yawe igendagenda muri we, umuntu wese yumva ubuntu bwawe bugendagenda muri we. Urakoze kugize neza. Icyubahiro kibi cyawe Kristo, icyubahiro kibi cyawe Kristo, kuko uri umwami, kuko uri igitangaza. Isi yose ikuramye kuko uri umwami, isi yose ivuge gukomera kwawe kuko uri umwami. Data urakoze ko uri umurengezi. Hari benshi bari kuzerera hano hanze, hari benshi bari kuzerera hano hanze, hari benshi badafite uko babigenza, ariko ndakwinginze kugira ngo ineza yawe n'ubuntu bwawe bubane n'umuntu wese, kandi data ndabizi ko ubishoboye. Nicyo cyari gikwiriye, ariko uyu munsi turashima data ko yagize neza, tukaba turi amahoro, tukaba tuguwe neza. Nyemerera nshuti nawe tugusabira umugisha, kuko wagize neza kubana natwe muri iki gitondo.